gihe cyarageze rero numvaga bikomeye cyane, mvuga niko biri kose, gutangira no kumuvuga byonyine, umutware nzabihera he, ntago byoroshye Kristo kugutoranya agasiga umwe mutari kubyumva kimwe, agasigara ari umuyisilamu wowe ukaba umukristo, igihe kimwe ukabyo kuvuga uti Imana uri Imana nyamana, nawe akaba ari hano ku ruhande avuga ati Allahu Akbar. Urumva byari ibintu mu rugo, indimi ntizari zigihuye, kugira ngo rero tuzahuze numvaga ari ibintu bindemereye, ndarira cyane, ndasenga cyane ko ntari nemerewe kujya mu rusengero. Ariko muri icyo gihe nibwo natangiye kujya mu rusengero kuri ADPR ya mu Kiyovu, nihisha cyane ko navaga mu Biryogo nkajya mu Kiyovu kugira ngo hatagira umuntu mbona, kandi nkasengera mu ababyeyi baho Imana ibaho umugisha, bakansengera rwose, niyo mu gitando yanjye nibabirebeho bakansengera. Nibuka ko nakiriye imbaraga z'Imana, nibuka ko nuzuye umwuka wera nambaye imigitandiyo kwa Dr. Kanema mageze aho none nafatuwe n'umwuka wera, mutima wanjye usadukamo ibyishimo byinshi cyane. Ndaseka ntangira kwakira amajwi y'Imana, numva umunezero, nagiye nibombaritse ndimo kuvugana n'Imana, numva amajwi y'Imana, ndinda ngera mu modokari nibombaritse ngo hatagira n'umuntu nkoraho bikagenda. Maze kuva mu modokari numva biragenda abantu uko biri kose, ngo bigiye burya abarokore baba mu munezero, nimba byonyine umunezero nshobora kubamo iteka n'iteka, birangaragariza yuko nkurikiye Imana ikomeye inkuyeho umubabaro wose. Aho rero niho natangiriye kuzura imbaraga z'Imana, ntangira gusenga cyane ko ntari nzi gusenga. Nabwiraga Imana ngo Mana ko ntazi gusenga, nkaba nzi gusari gusa, nzasenga gute? Nari nzi Data wa twese uri mu ijuru, ndayigukumbuje n'isengesho ryiza Kristo yadusigiye, niyo nari nzi yonyine. Ariko uwo munsi maze kwakira imbaraga z'umwuka wera, maze kuzuzwa izo mbaraga, ndabyibuka najyaga nkunda numva ngo ese buriya nzabasha kuvuga amagambo gusenga kwa kundi abarokore basenga bakabimaramo umwanya. Ariko icyo gihe nibwo natangiye gusenga, numva Imana impaye imbaraga. Ndabyibuka nari ndi mu cyumba cyanjye ndi gusenga, ndavuga ngo Data wa twese uri mu ijuru, ndavuga nti uri hejuru y'amashuka, uri hejuru y'amabati, uri hejuru y'umugabo wanjye, uri hejuru y'abayisilamu, uri hejuru, ngenda natura mu bya bintu byose numvaga ninye, uri hejuru y'ibintu byose. Mvuyeyo navuze Data wa twese uri mu ijuru nk'isaha yose. Mvuyeyo ndavuga ntari kuzi ko burya Data wa twese ari hejuru y'ibintu byose. None si binteye ubwoba ni ibiki nimba narakurikiye Imana iri hejuru y'ibintu byose? Aho rero niho natangiye kumva umutima wanjye ugenda ubohoka, utinyuka, numva Imana kandi iri kumbwira ati humura, hamya, ndi kumwe nawe, ntatabaza ryaka ngo ritwikirwe, mpamya nzagushyigikira. Kugeza igihe rero byabaye ngombwa Imana inyambika imbaraga zo guhamya.
Mesiya niwe mwami, niwe mwami uganza muri byose. Mesiya niwe mwami, Mesiya niwe data, niwe mucunguzi wacunguye umwana w'umuntu. Mesiya niwe mwami, Mesiya niwe Kristo, niwe mwami uganza muri byose. Mesiya niwe mwami, Mesiya niwe data, niwe mucunguzi wacunguye umwana w'umuntu. Uwatsinze urupfu na Satani ndetse na kuzimu, uwo niwe mwami wacu twebwe abizeye. Yarapfuye agiye ikuzimu ahangana na Satani aramunesha, ibyo nibyo byirato byacu. Akanwa kanjye kavuga iby'ubwenge bwawe, ugenda